wowe ni gute uhagaze muri iyi minsi? Arababwira ngo twibuke iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo. Ndashaka ko tuba mu bashimwa. Umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidende, akujugunye mu kidende. Yesu ashimwe. Mumeze neza? Amahoro y'Imana bane namwe. Mwebwe abadukurikiye kuri channel ya M.Fortune, turabakunda. Muri abafatanyabikorwa beza kandi mujya mudukurikira, mukaduha comment, mukaduha like, mbese tujya tureba uko mutwandikira mukurikirana ijambo ry'Imana, tugenda tubacishirizaho indirimbo, kandi ndabizi neza ko twese dukeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Nezerewe ku bwanyu, nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka twiyambaze Imana dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo, tugushimiye kuri hagati muri twe, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka tubure ugaragare kugira ngo ijambo ryawe rigire ubushobozi, ijambo ryawe rigire ubutware, kandi ijambo ryawe risobanuke mu mitima yacu. Mwami, nta bindi biryo by'umwuka twabona usibye ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe Mwami Imana rigira ubushobozi, yaba urivuga yaba uryumva, kandi umwuka wera ariherekeze. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Ni igice cya mbere umurongo wa 2. Hanyuma twumve icyo Pawulo yavuze yandikira itorero ry'i Tesalonike. Haranditse ngo imbuto z'ubutumwa bwiza bwageze i Tesalonike. Hanyuma mwebwe tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze. Murongo wa 3, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo data wa twese. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabageze hari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga z'umwuka wera no kubemeza kudashidikanya. Kandi ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu twakira ijambo ry'Imana. Ntago ari ngombwa gusoma amagambo menshi, ariko iri jambo numvise ryanejeje. Uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike, umutwe wawe watubwiye ngo ni imbuto z'ubutumwa bwiza bwageze i Tesalonike. Uru rwandiko Pawulo arwandika nk'uko tubisomye, yatangiye abashimira. Arashima, aravuga ngo turabashimira ko ubutumwa bwiza bwagize imbaraga hano muri Tesalonike, kandi urukundo rwanyu, uburyo mwarwakiranye urukundo, mukarwakirana ubugwaneza, ni ibintu binejeje, ni ibintu bishimishije. Ukurikiye amagambo n'ukuri urwandiko ruvuga ngo iri jambo ry'Imana ryageze i Tesalonike, bararyumva, baryakirana urukundo, ndetse n'abagiye kubwiriza ubutumwa bwiza nta mvune nyinshi zabonetsemo. Imana ishimwe. Hanyuma arabandikira, arabashimira, ariko abashimira urukundo bagize bwo kwakira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Naje kurwumva uru rwandiko, numva ndutekerejeho, ndavuga nti se twebwe ni gute turi kwakira ubutumwa bwiza? Ese ni gute turi kubuvuga? Ese ijambo ry'Imana muri iki gihe murabona rigifite imbaraga? Turimo turaganira, mwebwe murankuriye, muri abantu bakuru cyane, mukurikiye iby'iki gihe, murabona ijambo ry'Imana uburyo abantu bariho umwanya, uburyo abantu barivuga. Mbese murabona iri shimwe Pawulo yashimiraga i Tesalonike bari gushimira, bagira amatorero barishimira. Imana idufashe cyane tuganire kuri iri jambo. Ese ubutumwa bwiza murabona abantu tukibuha umwanya, tukibuha akanya ko kubwumva?
uzi ko no gusoma Bibiliya byatubereye ihurizo rikomeye, kubera ko umuntu arajya gusoma akavuga tubanza hano hantu narahasomye, akumva mbese ibintu yarabimenyereye, akumva byaramenyerewe gutyo. Ariko ijambo ry'Imana, nje kubabwira ngo ijambo ry'Imana rifite ubushobozi, rifite ubutware, rifite imbaraga, kandi ni ijambo nibyo biryo by'umwuka, nibyo bikwiye kudutunga, yaba mu gihe gikomeye, yaba mu gihe cyoroshye, mbese mu bihe byose ukeneye ijambo ry'Imana. Ndumva iri jambo byamfashije cyane. Pawulo yashimiye abantu b'i Tesalonike, abashimira uburyo bakiriye ubutumwa bwiza. Arababwira ngo twibuke iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo no kwihangana. Imana ishimwe, bagiraga urukundo, bakagira umuhati, bakihangana, kubera ko bakiriye ubutumwa bwiza, kubera ko ijambo ry'Imana mbese baryakiranye urukundo. Nagira ngo mbabaze mwebwe bankurikiye, wowe ni gute uhagaze muri iyi minsi? Ese nawe twakwibuka kwizera kwawe? Mbese twakwibuka urukundo? Twakwibuka umuhati ugira? Uracyagira umuhati? Ndacyagira umuhati wo gukorera Imana? Ahangaha Pawulo yari arimo ashima. Ndashaka ko tuba mu bashimwa, kandi tugashimirwa ko dushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rigize gute ritubwira. Tujya twicara hano turiga, hari benshi bagiye bakurikirana ibyigisho byagiye bica hano turi kuganiraho kuri icano. Hari abavuga butumwa benshi baguciye imbere, ndetse no mu rusengero ububyumva, ariko ndumva nkwifuriza kuba mu bashimwa, nawe ukandikirwa urwandiko. Erega burya nubwo utashimwa n'umwana w'umuntu, ariko ndumva nifuza ko washimwa n'Imana. Imana yajya ikureba, ikishimira, ikanezererwa wowe uburyo ubayeho, uburyo uyinezeza, uburyo ufite kwihangana, uburyo ufite uru rukundo. Imana ishimwe. Pawulo ararishimira, itorero yararishimiye kubera ko ryari rifite urukundo, rifite kwihangana, rifite kugira neza. Mwabyumvise? Nanjye ndumva mbasaba kugira ngo ijambo ry'Imana twumva ridushishikariza gukundana, ridushishikariza kwihangana, ridushishikariza kuba maso, ridushishikariza kwihana. Ndumvira ijambo twariha agaciro ndetse kagize gute gakomeye. Pawulo rero yagomeje abashimira, agera ku murongo wa 13 wanejeje cyane w'igice cya kabiri. Yavuze ngo icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Haleluya! Urumva ukuntu yabashimiye ati ngiye ikintu cyanejeje nuko mwakiriye ijambo, mukabyakira nkaho atari ijambo ry'abantu, abantu bapfa kuvuga gusa, abantu bazanye, Pawulo yazanye gusa, ahubwo mukabyakira nk'ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwiye ngo nimukunde ijambo ry'Imana, mureke dukunde ijambo ry'Imana, tugerageze dukunde ijambo ry'Imana, kandi dushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rigira gute ritubwira. Uru rwandiko rwarimo rushimira iri torero, rushimira aba bantu ko ijambo ry'ubutumwa bwiza bwabagezeho, ko babyakiranye ubwuzu, ko babyakiranye umunezero, ko batabyakiriye nk'ijambo ari abantu barizanye gusa. Reka mbabwire, ntukarebe ngo umuntu ngo ninde urivuze. Abantu benshi umuntu ajya kubwiriza, ukabanza ukanariza, ukavuga ngo ariko ninde ugiye kubwiriza, aratubwiriza ate, ibi byamfashije, ibi ntibimfashije. Oya, mureke twakira ijambo ry'Imana kandi twubahe ibyaryo. Imana ishimwe. Abantu bakeneye ijambo ry'Imana, urarikeneye nubwo imyaka umaze ni wowe uyizi, n'uburyo wagiye ubana n'Imana, ariko abantu bakuru bari hano muzi yuko mwakomejwe n'ijambo. Ijambo ry'Imana niryo ryabayoboye, ijambo ry'Imana niryo ryatumye mugera ku byo mwagezeho. Izi nsengero mwubatse, ibintu byose mwagize nuko mwasomye ijambo. Rero nimuze mubwire abato, mubabwire
ko iri jambo niba tariha agaciro nta hantu tuzagera. Itorero ry'ejo nitudaha ijambo ry'Imana agaciro ngo turishyire mu mitima yacu, mbese twe kurifata nk'ahari abantu bari tubwiye, nk'ahari abantu babyanditse, kuko iki gihe kubera ubuhanga buriho abantu barafata Bibiliya nk'aho hari ibintu bya kera mbese bishaje, babyita ngo byo muri antikite nyine bishaje. Ubu ngubu umuntu akavuga ati biriya ni ibyo banditse, ni amateka tubabwira wenda ya Mose, ni amateka. Ariko reka mbabwire, niba ushaka kujya mu nzira yo kubaha Imana neza no gutunganira Imana no kuzarangiza urugendo rwawe amahoro, ubaha ijambo ry'Imana, ubaha iyi Bibiliya, uyitunga mu mutima wawe, kandi numara kuyubaha, numara kubahira ijambo, ukora ibyabyo. Haleluya! Nje kubabwira imbaraga zo kwakira ubutumwa bwiza. Niba ari byo ndi bwite intego, imbaraga zo kwakira ubutumwa bwiza kandi ugashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rigize gute rikubwiye. Abantu b'i Tesalonike bashimirwa ko bakiriye ubutumwa bwiza. Mbese uri kwakira ijambo ry'Imana ute? Mbese ijambo ry'Imana rifite umwanya mu mutima wawe, cyangwa waburiye Imana umwanya? Cyangwa se iri jambo uri kurishyira inyuma ugashyira imbere ikoranabuhanga, ugashyira imbere ibyo wumva mbese urarikiye, ugashyira imbere kureba nyine bamwe bari mu mafilimi, abandi bari mu mipira, abandi turi kwireba aho isi igeze. Ukeneye ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana kandi ushyire mu bikorwa ibyaryo. Ndumva nawe ngushimiye, ndagushimiye wowe uri gukurikirana ijambo ry'Imana, uri gufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana kandi ukarishyira mu bikorwa. Imana y'amahoro igushyigikire, iguha umugisha kandi gukomereza amaboko. Dusenga Imana. Uri Imana Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo rye ryageze muri Tesalonike, baryakirana umunezero kandi bashimirwa uburyo iri jambo ryagize ubushobozi. Mana Data wa twese, kubw'iminsi n'ibihe n'ibigoye abantu, ijambo riri kugenda rita imbaraga mu mitima yacu. Turongeye gusaba imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo twongere gukumbura no gukunda gusoma ijambo ryawe no gushyira mu bikorwa ibyaryo. Abana bawe kandi bari kugerageza gukora umurimo wawe no gushyira mu bikorwa uko ijambo ryawe ribabwira, baha umugisha, bakomereza amaboko. Ngaho twagure Mana, ijambo ryawe rigere hafi na kure kandi rikomeza abadakomeje, rihumuriza abadahumurijwe. Bisabye Imana shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ukande subscribe utarayikanze nugera kuri uru rubuga. Ubundi abadukurikira mwese ndabashimiye, muri inshuti nziza, muri abantu b'umumaro kuri twebwe, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibakomereza amaboko. Amen.